mugagabanya uwo muti pe. Ni cyo kibazo. Aranyishe buri kanya. Buri kanya. Gabanya uwo muti. Tango uyu muraziranye. Uyu banikashe Sayid. Nasingi ko namuzi. Ariko ngo ndamuzi kandi nge ntabwo muzi. 300 sano naje kugura imwe. Hano ni kwa muganga nabwo hano duteka imitwe. Kwa muganga ukorera 300. 300. Hari uvuye hano mujye mugabanye ngo nimba ubwo n'ubushuri 300 se gute. Muteza amakuru bya 300 se byibiki. Shero cyoza so utuntu tw'ineza two gukora. Ndari nyiri koza kano gasefura nyine. Ngiye guteka tuwoga. Kari kahiye. Rero ubu ngubu tuzabigenze gute? Sheri ni wowe utabyara cyangwa ni nge utabyara? None se sheri ko byakunaniye. Tumaranye imyaka 5 nta mwana ni iki byose. Ujya kugeraho bikakunanira. Nose ko byakunaniye urumva ko ari ibyane. Ariko wenda utazabwira abanyamuryango. Sinzi ukuntu twazagira. Hari umuntu numvishe umuvuzi. Witwa nde? Witwa Muzuka. Nagibiro narabyumvise. Warabyumvise? Ahubwo se uzahaba. Ndahazi twajyayo akanagura nimba no kunagura cyangwa se kankorera igikoresho nyine kikabyara. Sibyo uwo muntu rwose nanjye namuzi kandi urabizi ndagukunda. Imyaka 5 ni myinshi kandi ko nta mwana ntacyo. Ubuse imodoka yanjye yaje igendamo nde? Gira vuba tujye kumushaka nanjye akana ndagashaka pe. Nukuri ndagashaka gira wenda utajya ngo warandakariye sibyo? Nagarukurakariye. Nagarugutinda kubyara ahubwo nyine bwo n'abagome banzinze biba ngombwa yuko rwose kubyara bihagarara. Ntimukitwaza abagome mbazana n'ibyo ushoboye. Hoya sheri yagute zankira mu muryango bakabimenya kandi nyine ngiwe azambura Muzuka. Yagiye munsi y'igiti se kwajya gubikora cyangwa usha wagiye mu bindi bikorwa birakuzinga. None se nkiri umusore kubizi koko imbaraga narinzi mfite n'ubumba nzifite mu buriri. Ahubwo nyine ntuka abanyamuryango batazanca mu muryango. Wagiye mu bindi bikorwa nyine. Tujye kwa Muzuka bikore. Gira vuba ahubwo tugende. Bika iyi safari. Kambibike vuba kambibike. Bibike tugende kwa Muzuka nkwereho rigurumane rwose. Tugende. Sase ruwa hehe. What? Ruwa hehe. Nyene kumenya ngo ruwa. Ntago nkuzi. Ndabona ari ubwa mbere mubonye. Ni ubwa mbere? Ntabwo wibuka yo umunsi nzane wanyu. Ntago ari njyewe. Ninde? Ntago mbizi. Ufite mukuru wawe? Nta mukuru wanjye mfite ariko ntago ari njyewe. Narilahi. Wasanga wenda ari undi mukobwa yasanze mu rugo kamwitiranya nanjye ariko njye ntabwo nkuzi. Ahubwo si ruwa. Ni ruwa. Ese ntabwo uzi ko nkunda gukora dawa na mama wawe? Ntago mbizi. Ariko uri mushya hano iwanyu? Haya nawe ndi mushya ndahasanzwe. Urahasanzwe? Banze bibagiye bya bindi cy'ubundi tweze kuganira. Ibi kiza twaganiriye njye nawe ngenda kuza. Ngenganira n'umuntu nazi. Kamugire. Ahubwo sinureba n'ukuntu ufite utwana twiza. Ese batwita ngoki? Tuntu batwita. Se buretse nukwereke. Buretse nukwereke. Tuntu batwita. Tuni suna. Suna. Ni twiza pe. Uri umusore mwiza ufite n'akanyinya. Nanjye nanagukunze tu. Nagukunze. Zikunyumije. Ntabwo nkuzi. Siwati kwirinda kuganira. Wallahi ntabwo nkuzi ngiye ntabwo nkuzi. Ntabwo nzi n'ahantu turutse kumbwira. Mbaje? Kubajije uri umusiramu? Ngiye ndi umusiramu. Se ko ntajya mbona uza gusarira imeze gute? Ngiye ntabwo ndi umusiramu. Mama nyine niwe umuyisilamu njye ntabwo ndi umuyisilamu. Ariko waba umusiramu ko ibyo dini by'ukuri bihari.
Haya ntabwo byakunda. uzi ko ntangaje Mutangaje? ubushize nza hano warambwiye ngo ntabwo uri umusiramu. Ntabwo ari njye wahasanze, ntabwo ari njye wabonye. no nasinze se Ntabwo mbizi wenda nabyo byashoboka. Ariko ntabwo nawe nibaza ko umuntu nkawe nyine yanywa inzoga tu. Ni ubwa mbere mbibonye. ubwo wenda nshaka gutekereza yuko wenda ushobora kuba n'abantu wenda baba basinda amazi kuko ndumva nanyweye amazi mu gitondo. Si niba wanyweye amazi ubwo niyo wasinze. Ntabwo unyibuka. Ubwo wasi bagushyiriyemo burisi. Ubwo witwa nde? Njyewe ntabwo bivuga ko nakubwiye ko nitwa Sayido. Byarije. uzigira ngo situgiye no kwa muzuka ni hayi sheri ni kure ndarushye ariko byumva aho se ni kure ntabwo ushaka akana koko twisubirire mu rugo nkeneye kubyara ni ukuri kw'Imana tugere kwa muzuka atuzure ndebe ko nazuka pe ariko nanjye akana ndagakeneye dukomeze tugende ihangane ndabona uri gutemba ariko tugende ni kure tugende tugere rwose imyaka 5 nangerega byarambabaje imyaka 5 nta mwana ibi ni ibiki se Nkeneye kumenya ngo wabimbwiye ryari. ntabwo bivuga umunsi nza hano iwanyu nkakora no kutupepe n'utunyuma. Isi ubona uko bigenze neza. Tubona ko bigenze neza ubonye hari ikibazo gihari. Cyo bigenze neza pe. Menye se hari ikibazo gihari. Nanjye Imana izampana pe. Nta kintu izagutwara. Ndikoze gute we? Ashyiraho. Gaho gira rero gira ugende mama atagusanga hano dore ubu nawe ari hafi gutaha. Ubwo nyine uzagaruka. Nzagaruka ryari? Nushaka ugaruke nimugoroba cyangwa uzagaruke ejo. Ntabwo byibuka. Ntabwo ari njyewe. Ni wari ko. Ahubwo genda bare gunesha umwanya ganikuvura. None se ubwo washaka no muntu. Si bino kuvuga ngo nashakaga mama wawe. Kuko wanajyanye ibihe byiza niwe ho nashakaga we. Cyane cyane. Ese ubundi njye uranshaka ngenda kuze. Yanga Ntabwo mama nawe uhari genda nawe uhari uzagaruka. Mama nawe uhari genda. Mama nawe ese turaganira iki nge nawe? Cyenganira n'abantu nazi. Ari. Kara. Mezeri. Saidi. Yo! Amakuru she. Bakone meza. Umeze ko numva uterana amagambo n'umukobwa wanjye. Se anko uyu muraze? Uyu banyita she Saidi. Nasingi ko namuzi. Ari kumbwira ngo ndamuzi kandi nge ntago muzi. Ubwa mbere ageze mu rugo. Nge ndi kubona rwa mbere manubona. Saidi. Usanzwe ugenda hara? Ugenda ngazi ngo arasa dawa na mama we. Nge ntago mbizi. Ari mbona naje kureba mushiki wanjye. Simundi wavuye mu kazi ryari? Maze nk'ibyumweru 3. Wazaba miliyoni ugiye kuzaduha bonane neza none. Aba ni ibintu ni neza. Nubwo yarangiye ubundi bonane irangiye ari ukundi kwikubisemo. Mwese uyu munsi mugiye muri dawa se kuwa 5. Uyu munsi se dawa ntabwo baburi kuwa 5. Ubwo turavuga ati tujya kukwita abantu bose baryamye nyine umunsi wari wo wose. Bagakanguka. Yayisera mu gihe ntabwo njya mbimenya. Ubwo uzaze muri Islam. Kuze nyine ambwira ngo ndamuzi ngo yaje hano ngo Maria ariko nge ntabwo muzi. Ntabwo yanyibuka. Kubona nta muntu uri muraza kubona nta muntu uri kuza yego harabo ndi kubona barimo baraza ni karibu umeze mute meze nabi karibu rero cya kibazo kigenda kigaruka ageze amaguru uri kunkanga urambura ceceka Cheza amaguru. Winkubitira umugore we. Nubwo umuvuzi gakondo. Aje kwa muganga. Kwaje. Babwiye ko nitwa nde? Batubwiye yuko witwa Muzuka. Warapura zuka. Byo ndibikureba. Shaka ufite n'imbaraga ubanza urambura. Nitwa muganga. Nje kwivuza. Uje kwivuza. Mugitangira kugira mu marembo. Muje kwa muganga. Nitwa muganga Muzuka. Yego. Kibazo mufite nakibonye. Wakibonye? Kitubwiye. Kibazo n'uyu mugore n'akagore kawe.
kuri kunkangira umugore ceceka wowe nze nkwereke ikibazo hano bisaba kugira ngo twisanishe n'abakuru unywa n'inzoga aya ni amazi y'intare somaho ongera usomeho hereza n'umugabo wawe wasanga ari umugore wanjye wabuze urubyaro atari yewe somaho rekera kugotomera wagira ngo umugabo wanyweye inzobya kandi umeze nk'umusinzi sha oya ahubwo unsomeje ku inzoga ndasinda yego mubyeyi babaza ikinzanye rero serivira byarimo n'ibiki ngo ni umuvuzi nyine twari twaje kwa muzuka yego ndakumva abavuzi bakora biriya ni umuvuzi wa gakondo wa giharo ari kuvugana n'abo hasi abikuzimu habaye abantu babaza ko numuri kudusakurira ahubwo ari wowe ceceka ibyo bintu nakomeje kuzungu amaze mwisanishe n'abakuru tuvure rero twebwe ibyo amategeko n'amabwiriza arakurikiraho yego hari akagore gaherutse kuza ejo bundi muri iriya minsi naje kugatuma uruhu rw'igikeri ubwo namwe ibyo ndi bubatume murabizana turabizana rwose kuko njye hano muzuka sinkina ntiwizanye nizanye twazananye ugomba kwizera ko twazananye ntabwo yizanye ugomba kwizera ko ikibazo cyanyu kije kigakemuka hakiyo ni kawunga ntibikureba abandi barayirya uri kuyinsiga ugaseka ubusa kumushyizeho umusaraba umugore wanjye mwisanishije n'abakuru cyo ni ikimenyetso cy'ababyeyi kandi hano nta bintu byo kuvuga ngo imana Yesu reka tureke kwizimba mu magambo ikibazo ufite ni ikihe ntago mbyara ndaguhemukira akangaka karahenze ese nta n'ibyo ubuzi ntabwo wabona amafaranga akangaka nagakuye mu buhinde yayafite naje nagakuye mu bihumbi 400 sheri wanjye niwe uje kunaguza ahubwo reka nk'umushibuka umushibuka stand up sigaho uretse haguruka kandi nicaye maguruka ndahagurutse ibintu byawe haguruka kereka wenda niba yarahaje ndi muto cyangwa se akaba yaraje nyine nkameze neza ntabwo mbizi wari umeze gutyo ahubwo njye byanangaje ukuntu utanyibuka nimba wari urwaye cyangwa buriya si yaje muri cya gihe nari ndwayira mu minsi ishize yari arwaye nanjye naje ngera muri uru rugo wabonaga ari muzima ariko yari umupfu ugenda bari baramuroze baramuroze ahubwo hasubwo ubwo niba nawe waraje nk'iyo minsi nanzi yari afite imyitwarire mibi ubu ntabwo wangiriye umukobwa ubwo cyo umuntu nkajya gusenga Imana ajya gukora iyo mico nta kintu mwakoze ko cya gihe nabonaga wari umeze nabi ukuntu kandi njye namuzi ntabwo namubonye ubu ntabwo ari ibinyoni na she ntabwo namubonye nawe ujya usetsa nawe muzi ntabwo mbizi wenda washobora kuba byibuka ariko njye ntabwo mbizi n'iyo minsi yari afite gahunda yo gutaga kurya ibinyoni wabonye wose agashaka kurya ibinyoni niyo ndwara bari baramuroze haguruka uzi ko ubyutse nakubwiye hano turakora ubu ntabwo uranca menshi ra sheri ibyo byabaye sheri ihangane tubikorera aha ihangane tugenda ntaragira ntarasubira inyuma nimba nambeshye simbizi none ko mugiye mutishyuye tugenda ntarasubira garuka hano sha garuka cyangwa ngo uteze abakuru akira bo tugenda ntarasubira inyuma muzagaruke gutasura muzatasure muganga muzuka baba bamaze yo gutanga ibinyoni
pe wabonye ya Kono mbari musazi waragowe. yarabahaga wabonye we pfa kuba ari igitsina gabo baramwihera ubwo Paul ashe ko mbona uri kumureba ikintu nkaho nta mwagize ubwo urumva nyibuka ntabwo nigeze nza nyine naje icyo gihe cyakora naje musanga hano mubaza mama we ambwira ko ari mu gikari ambwira ko ari mu gikari ngiye kumureba nsanga ngo wagiye kwahira ubwatsi ngiye mu gikari ko nahagaze hariya numva muvuga utuntu ngo cyagihe ngo nyine nababajije ko se ko cyagihe naje nkagusanga nkagusuhuza ntabwo uri kunyuzwa ati reka da mugani yaranarwaye n'ibintu byo kwibagirwa nakazi gagone niba warari ibinyoni by'umwishwa wanjye ibyo bikurebe tugende twigire mu rugo tugende tujye mu gikari niho twibereye bakwakira nta kibazo tubanze kumwe n'akantu aho neza muga komera ni karibu hano kwa Muzuka nitwa muganga Muzuka ndabona uri umusore utyaye bigaragara ufite amafaranga narumikwa amafaranga rwose uvuga amafaranga utaramenya n'icy'ingenzi uvuga wita ku mafaranga utaramenya n'icy'ingenzi hano ntabwo ari mu kiliziya baje kwa muganga hano kwa muganga ahubwo nk'uko amategeko abidutegeka dutegekwa n'ababyeyi hari ukuntu iyo ugeze hano tubanza tukagutera aka kantu ibi ni ibiki kugira ngo wisanishe n'abakuru nanjye mbaba mwisanishe n'abaganga buri kibazo cyose uzajya ugira uzajya uza hano kwa Muzuka tukuvure yego mubyeyi namwakiriye dore nguyu ko ni cya kibazo ufite muga ikibazo nari mfite ubugabo bwanjye ntabwo bugeraho nshaka kugeza urashaka ngo bireshye gutya oya gutya nanone waba ukabije urashaka ko umukobwa w'amaboko yitaye byibuza tanga urugero ku maboko yawe urashaka mpati mubyeyi birakunda 5,500 ubwo ni 2 genda amategeko hano arakurikirwa mbese mubyeyi wumva gushaka ngaha amake ni 300 tugenda tugabanya ubutekamutwe 300 se hano naje kugura imwe hano ni kwa muganga ntabwo hano duteka imitwe kwa muganga ukorera 300 300 hari uvuye hano mujye mugabanye uwo ngo nimba ubwo n'ubushuri 300 se gute muteza abakuru 300 se byibiki yemwa genda nzajya n'ahandi wa mushenzi 300 ushize isoni sha 100 ngahe ushize isoni nene mwumvaga ngo muravura ubu iyi ni business none ndaje ndakoherereza ihembe nzajya kwivuza n'ahandi 300 mubyeyi noneho umukiriya nakiriye umunsi we nakasamutwe asiza nankubise rwose arandambitse ariko ni ukwihanganira mu kazi shaka azi ko uyu munsi ni indyango rye mubyeyi we nimunkundire nkweho kuramo inkweto kuramo inkweto ukomere hano ni ukubaha abakuru reka hano ntabwo dusuhuzanya ni amahoro umeze uteye mwa komera bambwiye ko uri muganga muganga utagira izina bambwiye kuvura ntabwo bakubwiye ko nitwa Muzuka wapi ndazura abazima nkazura n'abapfuye n'uduhene njya ntuzura cyane ubwo si byo nyene ndabibona mbwira kamazi ibyo ni ibiki urimo ndakumva mubyeyi ndumva ari agahungu k'agasorasore gafite amashagaga ntabwo nzi ikintu kari mushaka reka mbanze nk'uko bisanzwe hano buri muntu wese tubonye hano w'umukiriya tubanza kugira ngo twisanishe nawe agire imbaraga nk'izacu ibyo ni ibiki ugiye kugira gera hano
gera hano ngo ntabwo uri kunyita gera hano shyira ikimenyetso icyo kimenyetso ngize nk'abapfuye anagutera gutya ayo ni amazi bambwira ikibazo ufite ngewe rero ikibazo mfite ndacuruza rwose ariko nta kintu njya mbona nimba ari inyatsi nimba ari ceceka nagezeyo buriya abaganga kuvuga indwara ntabwo biba ngombwa ko umuntu ahere hasi agira gutya nagezeyo mfite 200. shamuga nawe uri kugorana pe ariko si akijana ndarifite nta kibazo irindi jana twarishyira mu mukopo kuko ntabwo wanyambura murakopa nsigaye nteza n'abantu n'amahembe y'umuntu ashatse giranye ahubwo ndi kugenda ni ukuvuga ngo akagati uragenda urangure ujye mu iduka birimo wowe uragenda ugashyire mu ikarito ushyiramo amafaranga kajye kaba kibereyemo uguhaye amafaranga ushyiramo umuntu aguha amafaranga ushyiramo ubusaka akantu kajyamo 1,000. yemwe wakize ubu niwe ugiye kwitwa Bill Gates umumiliyoneri rubangura genda naringize ngo nkwishyure wishyure kuri telefone kutanyambura se ko naguteza ihembe muganga arayohereza ndamubona kuramo inkweto icara yemwe kuri gusa nk'izuba umeze nk'izuba rwose gera hano bakubwiye ko waje kwa muganga nde bambwiye ko naje kwa muganga muzuka ni muzuka banza wakira akira banza wakira somaho ayo ni amazi aturuka mu ntare ongera usomeho mfite ubwoba ndabona ufite umutima ukomeye ikibazo ufite ni ikihe nabuze umukunzi wabuze nabuze umukunzi ko mbona uri mwiza ntabwo nzi impamvu nanjye birashoboka kandi byarashobotse se birashoboka kangahe kamubwiza ukuri mu bakiriya bose nakiriye hano niwe mwana mwiza mbonye mbaza uti gute siko nje kugusaba umuti nje kukubwira ko nje kukubaza ko ndi mwiza nyine mu bantu bose twakiriye hano mbonye ari we mugore uruta abandi none ukuntu bimeze umuti ngiye kuguha ntabwo ugoye soma hano umukunzi uraba umubonye none se hano niho hari soma hano se niho hari umukunzi somaho ntabwo nshaka somaho umukunzi uraba umubonye niba ari ibyo ngibyo ngaho azarorere kure bikore none mubyeyi kari kubyanga barakubwiye ngo bagiye kuguhekesha inyonjo bikore arabikoze ni ukuvuga ko umukunzi wamubonye ari hehe se umukunzi umukunzi ni jye oya buriya ni jye ni jyewe abakurambere babyemeye nase kubera icyo ari wowe buriya nanjye nari ingaragu mfite imyaka 42 nari ingaragu ninatinze gushaka se ndakundana n'umuntu imyaka 42 nari ntegereje we wagakobwa we ubu niwe mugore wanjye ahubwo yego ababyeyi barambwiye ugenda ngo ufate utwangushye uzane ibintu byawe byose uzi
no ugiye kuba umugore wanjye kanigendere udatindayo mwashe ndababona none ko mugarutse ndababona waneje uburwayi cyangwa waramvuye narakuvuye baza umugore wanjye aho ngeze mugabanye uwo muti pe ni ikihe kibazo aranyishe buri kanya buri kanya aha amagira nakubwiye ngo mbure nakubwiye ngo igire ndende ku buryo umugore wanjye igihe wazagira ikibazo gutyo nyine babarira niki ni igiti waneye hose mbabarira sheri wanjye yarampingaga ariko none wajyana inkoni wankubise mu maguru mbabarira ukagiye kuzanyica pe nyababyeyi agiye kuzayikura mbabarira we urenda kwica umwana w'umunyarwanda nagusabye umuti w'ubugabo wo kugira wowe ahubwo wa shitani n'ubugabo burengeje reka ngutunganyirize umuti mwabana reka natwe ntabwo tuba twishimiye ko mugenda reba ukuntu n'ubu nabaye kandi nta santima mfite urushya reka nze nkwereke ni ukuvuga ngo akagati nkuhaye amaye hiyikuraho akagati nkuhaye umwaye yiyikuraho umva se akagati nkuhaye uzajya ugenda ukarabe numara gukaraba injegeri usiga ku ntuza yawe gutya usiga aho ugenda umanura aha nini reka turebe ukuntu nabaye do uzajya ugenda ukubaho gutya ibyo ntibikureba mugende seko numburi no kuntuka madara nabikoze ni mugende ndagasiga ndabikora gute uzajya usigaho ugenda usiga ubwo busa bwawe dore ko ari n'ubusa no kuntuka ntazongera kubangamira umwana w'umunyarwanda mugende muve hano utongera kuntubura bwa kabiri mugende